Yes, ibihe byiza byovagire irakoze. Tuhaye ikaze mu kiganiro Gospel Hour. Ni ikiganiro mugezweho nanjye Senior Pierre Imana ishimwe, ariko ndi kumwe na mugenzi wanjye Eric meze gute? Meze neza ndashimira cyane. Noheli yagenze gute? Hamwe n'Imana yagenze neza cyane. Urabizi ko iki cyumweru ari cyo cya nyuma se muri 2025? Ya nicyo cya nyuma hamwe na Kristo bizagenda neza. Umwaka usoje guteza? Ya navuga ko ari umwaka wagenze neza hamwe no kubana n'Uwiteka n'imirimo agenda dukorera ko bwije nuko bukeye tugenda tubona gukomera kwe n'imirimo y'Imana. Hamwe n'imirimo y'Imana. Imana ishimwe cyane. Yego Eric ngira ngo mwamubonye rero niwe tugiye kubana kuyobora kino kiganiro kugira ngo ibintu dukomeze kugenda bigenda neza kandi dukomeze kugenda twuzura umwuka wera. Narabibateguje ku mbuga nkoranyambaga zacu ko tugiye kwakira korali Elayo guturuka mu Gatsata niko benshi bahita, ariko ni korali iheruka no gushyira indirimbo yayo nziza hanze yitwa Tuzatarama. Niba ari Tuzataha official video korali Elayo ADPR Rwenyana, siko bimezera? Aka kanya bamaze no kugera muri studio za BTN TV, nabo biyumvemo ikaze. Mu kanya ndaje mbakire badutaramishe ndetse tunababaze ikibagenza hano muri BTN TV. Mbere ya byose rero wowe dukurikiye kuri BTN tuguhaye ikaze, uyumvemo ikaze. Abakunzi b'ikiganiro ngira ngo murabizi ko aba ari ikiganiro mugiramo uruhare, tukaganira mukaduheza ibitekerezo, ariko icyabaye cyiza nuko twashyizeho urubuga rw'abakunzi b'ikiganiro. Ibitekerezo babinyuza mu rubuga, ahubwo tukazabigenderaho tuvuga ngo tugiye gukora iki ngiki abakunzi bacu bashaka, iki ngiki abakunzi bacu bifuza. Nawe rero utaragera ku rubuga, nimero ni iyo ngiyo, urandikaho, nurangiza kwandika tugushyire mu rubuga kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubana natwe. Tuba dufite isaha ibanza y'indirimbo kugira ngo za ndirimbo zose musabira mu rubuga mujyango muba mwabonye ko managiye nzibanza kugira ngo mukomeze kugira ibihe byiza munategura ikiganiro ko kigenda neza cyane. Utarajya mu rubuga wifuza kujyamo anyandikire kuri iyi nimero, ndamushyira mu rubuga rw'ikiganiro kugira ngo tujye tubana mu bitekerezo bigiye bitandukanye. Abifuza indirimbo ubundi muzajya muzisabira mu rubuga rwa WhatsApp kugira ngo tuzibahereze hakiri kare, twe kuzajya dutanguranwa n'amasasi. Ko bimezereke cyane ibintu bizagenda birushaho kugenda neza. Buryo ufite umuntu kuri hafi kwereka ko muri kumwe nta kabuza ibintu bigenda neza. Asante Eric. Korali Elayo tubaye ikaze muri BTN TV mu kiganiro Gospel Hour. Murakoze cyane. Muri tayari kudutaramisha? Mbo mwiyumve mwikaze. Pianiste ndaza kumubaza ibibazo byinshi, mubaze muri Elayo na Isopu aze kubitandukanya neza cyane, cyangwa saxophone na piano araza kutubwira icyo akunda muri byo. Mubaye ikaze. Mama President tubaye ikaze. Murakoze cyane. Mbere ya byose, mbere yuko dutangira kubakira Mama President, korali Elayo ni korali bwoko ki cyangwa ni korali wavuga gute tugitangira? Korali Elayo, korali yamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo tubinyujije nyine mu ndirimbo. Yego. Ijambo rimwe kuri korali Elayo hano mbite mbakira. Korali Elayo, korali nziza, korali dukunda twe tuyibarizwamo. Dukora nyine umurimo ukuvuga ivugabutumwa ryiza ryagutse kugira ngo duhindure abantu benshi maze kuri Kristo umwami wacu. Yego. Mama President tuvugana ni umubyeyi, amazina turatangira tubakira. Mama President nitwa Uwamahirwe Sandrine, ndi umubyeyi, ndubatse kandi ndi umukristo. Inshingano muri korali, ndi perezida wa korali Elayo. Murakoze cyane. Kaduhere ara kuri pianiste nawe atwibwire duhita tugaruka gutya. Murakoze. nitwa Evariste Nakirimana
ndi umucuranzi Imana bamugisha Evariste yego abantu bakubonye muri Raya banakuze muri Isopo Isopo ni mu rugo Elayo ni ku muturanyi niko twabyitugereranyije ariko hose ni umurimo w'Imana ni ukwamamaza ubutumwa bwiza yego ndagira ngo nkubaze ucuranga piano ugacuranga na saxophone hagati y'ibyo byombi icyo wisangamo cyane ni iki cyangwa icyo ukunda muri byo ni iki curanga saxophone na piano ariko my favorite ni piano kubera ko piano niyo tumaranye igihe urumva rero saxo yaraje numva ndayikunze ariko byanze bikunze nyine mfavoriza piano kurenza saxo Mwana go mugisha turajyana wa mugabo muri kumwe natwibwire nitwa Izina Shimiye umutoza wa korali yego mwakoze nanjye nitwa Olivier Iradukunda ndi umuririmbyi wa korali ya Raya yego murakoze amazina ni Uwera Diane Uwera Diane umuririmbyi muri Raya aha turajya ku ruhande nanjye nitwa Uwamariya Claudette ndi umuririmbyi muri korali Elayo Imana go mugisha mwiyumve mwikaze Eric aba bantu b'Amerikazi isanzure mwumve muruhutse muri studio za BTN TV mwiyumve mwikaze ndagira ngo mbere yuko tubabaza ibindi bibazo mudukubitireho indirimbo imwe ariko bibaye byiza mwadushyiraho ya ndirimbo mwashyize hanze maze iminsi hanze hano tugahita tugaruka tubabaza ibibazo n'aho abantu bayikura numva aribyo byaba bisoundinga neza sibyo kwa mukobwa wayiteye ntamubonamo nuriya kandi buriya biriya byuma by'abazungu nabyo bikuntu bidukararinga mwimve mwikaze ndagira ngo muyidushyirireho tugaruke mu kanya aho ni wabera bazarukira imiruho yose baruriye mu isi aho ni wabera bazarukira imiruho yose baruriye mu isi tuzataha iwacu mu gihugu cyo mu ijuru aho ni wabera bazarukira imiruho yose baruriye mu isi aho ni wabera bazarukira imiruho yose baruriye mu isi turabazwa ibibazo n'intambara yo muri iyi si dufite amakuba impande n'impande turashobewe ariko ntitwihebye kuko dufite isezerano ry'ubugingo abera twahawe kuko dufite isezerano ry'ubugingo
abera twahawe nubwo tubabazwa ibibazo n'intambara yo muri iyi si dufite amakuba mpande n'impande turashobewe ariko ntitwihebe kuko dufite isezerano ry'ubugingo abera twahawe kuko dufite isezerano ry'ubugingo abera twahawe tuzataha iwacu mu gihugu cyo mu ijuru aho niho abera bazarukira imiruho yose baruhiye mu isi aho niho abera bazarukira imiruho yose baruhiye mu isi iby'amaso atarabona iby'amatwi yacu atarumva n'ibyo tutaratekereza ibyo tuzabona iby'amaso atarabona iby'amatwi yacu atarumva n'ibyo tutaratekereza ibyo tuzabona tuzataha iwacu mu gihugu cyo mu ijuru aho niho abera bazarukira imiruho yose baruhiye mu isi aho niho abera bazarukira imiruho yose baruhiye mu isi tuzataha iwacu mu gihugu cyo mu ijuru aho niho abera bazarukira imiruho yose baruhiye mu isi. murakoze cyane tuzataha yego tuzataha ubwo iwabo wabera se hano mu isi ni mu ijoro yego Imana ishimwe cyane abantu badukurikiye barimo baratanga komenti nyinshi rero ninzisoma turarara ariko kanzisome mwiriwe neza Elayo Imana ibaho umugisha tuzataha ni ukuri umwaka mushya muhire nitwa Kagabo ntuye mu Mutara uyu yitwa Kenny aragira ati korali Elayo Imana ibahereze umugisha ndabakunda cyane uyu yitwa yanditse ngo Noheli nziza twakifuje kubahamagara ariko ntabwo biri gukunda ariko tubifurije umwaka mushya muhire Elayo turabakunda amen uyu yanditse igitabo n'impamamoko yanditse ngo muraho neza Noheli nziza urukundo rw'Imana iyo umuntu aruvuga aranezerwa niyo mpamvu tubona iyo korali Elayo inezerewe cyane ese bakorera umurimo w'Imana ahagana he gusa batubwiye abari bo ntibatubwiye bakorera umurimo w'Imana Imana ikomeze kubakomeza kandi batubwire aho twasanga iyi ndirimbo ngahe nguko bavuga ari igitabo ndagisoma aha kari benshi mama yangu aha mwiriwe neza Yesu ni urukundo Yesu ni imbaraga Yesu ni ubugingo korali Elayo Imana ibaho iki idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo mu bikorano umwete izabahemba amen mwiriwe neza kari igitabo nawe nitwa Solange ndi mu karere ka Muhanga hafi na stade tubahaye ikaze mudutaramishe nimurangiza munshyire mu rubuga nzajye nisabira indirimbo gusa Elayo batwongera iyindi ndirimbo
sohora guhamagara koko batwongere iyindi ndirimbo kandi rwose muririmba neza cyane. Imana ikomeze kubana namwe. Uyu yanditse ngo Yesu ashimwe. Witwa Noheli? Witwa Noheli. Nitwa Noheli ndi Igihogwe, ndirimba muri korali Rangurura. Iyo korali Elayo ndayikunda, ndayizi niya Rwinyana. Ko simbizi niba yaguye ku ntuna. Mwiriwe neza, nitwa Savier. Nkundi y'abantu bahimbaza Imana. Nukuri urukundo rw'Imana ruri kuri abo bene data. Amen. Mwiriwe neza. Iyo korali se ifite igiterane? Nitwa Kayitesi. Nitabe telefone noneho. Mwiriwe neza. Ngaho gabanya televiziyo rero. Mwiriwe neza. Mwiriwe. Aho data. Kanikomereza ubutumwa. Hega mujye mwandika SMS nizo zuzura umwuka wera. Mwiriwe neza. Abo basore bafite amajwi meza. Pe Imana ibagure cyane kandi Noheli nziza. Barigaragaje. Wiriwe. Mwiriwe neza. Yesu nashimwe. Yesu ahimbazwe. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Eric. Tugwaye ikaze mu kiganiro. Abo bantu baje kuri neza cyane. Amen. Uhereye he? Erereri Rwamagana ni Tuyisenge. Tuyisenge Imana igumugisha. Namwe murakoze Imana baho umugisha. Yego. Allo? Erereri Rwamagana ni Tuyisenge. Allo? Allo? Wiriwe? Wiriwe? Allo? Mwiriwe neza? Mwiriwe neza. Ninde tuvugana uri he? Mwiriwe neza. Yego twiriwe. Ninde tuvugana? Ni Betty ndi mu Bugarama. Uri mu Bugarama mu karere ka Rusizi? Rusizi. Iyi korali bayita Elayi. Ngaho gabanya televiziyo wiyumve kuri telefone gusa. Iyi korali Elayi rwose nanjye yanejeje. Yego iyi korali Elayo nanjye yanejeje cyane. Asante murakoze. Imana ibakomereza amaboko kandi baha umugisha mwinshi cyane. Yego. Wiriwe neza. Wiriwe neza. Allo. Reka mujye mugabanya televiziyo mwiyumve kuri telefone gusa. Allo. Kambe mbaretse. Kanongeye nsome SMS. Nitwa Fisi. Ndi Kayonza. Iyo korali yadushimishije, muduhe indi ndirimbo muzo mufite. Eric. Nitwa Fideli. Imana ihe umugisha abo bakozi b'Imana. Ni bene data twuzura umwuka wera. Eric. Reka ndekera SMS kuko ni nyinshi. Nanjye zirandistabinze. Ikibazo kimwe kuri korali Elayi. Ikibazo kimwe nababaza, ivugabutumwa mwaritangiye ryari nka korali Elayi? Korali Elayi twatangiye ivugabutumwa mu mwaka w'1997 mu mpera zawo. 97. Mwatangiye muri bangahe? Ubu muri bangahe? Twatangiye turi abana, navuga nk'abana wenda nk'icumi, ariko ubu ngubu tugeze mu bana, tugeze mu baririmbyi 61. Yego. Yego. Korali Elayo mwashize indirimbo hanze, ariko
abadukurikiye twizere ko atari indirimbo imwe ari itangazo nabonyeho nasomyeho samari bya korali Elayo vuga papasi y'uyu mwaka ushize n'uriya tugiyemo president tunyurireho gato korali Elayo why can you iriya tangazo cyangwa bishyire mu kinyarwanda ririya tangazo mwarisohoye cyangwa ziriya document korali Elayo iriya document twayisohoye twagira ngo tugaragaze amateka n'izina ya korali Elayo korali Elayo ikamvuge ko twatangiye mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na rimwe uko nabivuze 97 turi korali y'abana bo ku Cyumweru Godime turakura hanyuma tugenda dukura mu mwaka wa 2009 twaje kwitwa izina twitwa korali Elayo ku itorero rya Rwinyana muri ADPR itorero rya Rwinyana muri paruwasi ya Gasave ariko n'ubu rero nyine turakomeje umurimo w'Imana ivuga butumwa wakenera indirimbo za Elayo aka kanya abantu barazibyumvishe baryohewe nazo nakare bayumvishe ariko bari kumva indirimbo imwe bayisanga he uretse kuba ari imwe mwizeza iki abakurikiye BTN TV kandi baryohewe ibyo muri gukora murakoze dufite iki bicana niho ubu ngubu twatangiye gushyira ibihangano byacu yitwa korali Elayo ADPR Rwinyana cyandikamo ayo magambo bakajya kuri search ubona ibikorwa byacu uyu munsi hariho indirimbo 3 hariho n'iyo ngiyo nshyashya ariko ntabwo arizo zonyine dufite projet turi gukora twatangiye twifuza kwagura ivugabutumwa dusanzwe turikora ariko tukanaryagura twakoze record y'indirimbo 6 ejo bundi amajwi n'amashusho iriya tuzataha ni imwe muri zo hari izindi 5 ziri inyuma nazo turashyira hanze dufite gahunda yo gukora album yose mu mwaka utaha turifuza zo kuzongeramo izindi tukagira album ya mbere y'amajwi n'amashusho reka twizere ko abakurikiye BTN TV babisanga kuri korali Elayo ADPR Rwinyana yego iyo niyo YouTube wasangaho indirimbo zabo mugende mukore subscribe share ndetse na comment rwose mubandikire mabwiye ati turashaka izindi mubatesha umutwe kuri YouTube mubabwira ati ntago bihagije kuba mufite indirimbo imwe yego dukeneye izindi nyinshi muzishyiro tuzirebe bo tugana ku musozo kugira twakire n'abandi ijambo rimwe kuri uyu mukobwa wateye irandirimbo utubwire ni indirimbo ivuze iki kuri wowe yibona yibekinze kandi gakundwa amaze kuzuza hafi 1000 bijya kugera muri 4 byarageze ubwo ngiye naherukagaho ni mugoroba ivuze iki kuri wowe indirimbo tuzataha icyambere nuko intumbo z'ijuru kandi naba mpuye n'ikigeragezo mwisi nkibuka ko misa atari iwacu yego igihe imibabaro izaba irangiye Yesu agarutse tuzataha amen bo reka umungu wacu uri ku buhanga bw'ibyuma ngabo adushyiriremo ubutumwa bw'uruganda rwa Beta Paint tugaruke twakira abandi bukirangira aradushyiramo iri mfasha ry'umunsi dutegurirwa na Mutabaruka Fulgence tugaruke twakira indi cyiciro cya kabiri ariko nacyo cya korali Elayo iyo nyubako yiza kuba umuntu nta kabuza yari kugusaba kuyisiga amarangi ya Beta Paint kuko ariyo yongerera agaciro nayo ikaguhesha ishema mu bandi ngaho rero yibere mu cyimbo umurimbo wayo ubushinge Beta Paint uruganda nyarwanda dukesha amarangi yuje ubuziranenge aryoshya aho dutuye n'aho dukorera hari ay'amazi n'ay'amavuta nka Silk Vinyl, Weatherguard, Fast Dry, Epoxy, Wallmaster n'andi adakangwa n'imihindagurikire y'ikirere dufite n'asigwa ku byuma no ku modoka niba hari n'ubundi bwoko bw'irangi wabengutswe ahandi duhe komande ikoranabuhanga ryacu rira ritunganya mu kanya nk'ako guhu
Australia. Mu Rwanda kandi twihariye gukora amasitike nziza z'ibyuma n'iz'ibirahuri. Produit za Beta Paints murazisanga mu gihugu hose, naho kurangura ni Remera ya ruguru ya gare ku Muhima hateganye na Hotel Kapi mu Gakiriro ka Gisozi hafi y'Umukindo House. Hari kandi ni Rubavu hafi y'urusengero rw'Abadive, i Musanze ni Rusizi. Ariko n'uwaba ari ahandi mu gihugu hose ashaka kurangura produit za Beta Paints tuzimugezaho kandi tukamutwaza ku buntu. Ku bindi bisobanuro iyambaza telefone n'urubuga rwacu ubona kuri screen yawe. Beta Paints, best quality, best price, good services.